njya kureba umutherapist mu minsi yashize na urumva cya kibazo cyo ati kwivutsa ubuzima byaraje ndi ninjoro mu nzu ngenyine kuko gusinzira birangora kenshi bigiye bigeze nka saa 9 nkabona nabitotse ndagira nkahita mbyuka nkaba ndi kuzenguruka nkaza gusubira wenda ngiye ku ishuri. Icyo gihe cyaraje ndahamagara ariko mboni ya polisi. Icyo gihe hamagaye polisi urabwira uti ngiye kwiyahura. Icyo gihe naramagaye ndavuga ati siko ndi kumva mfite ibitekerezo bibi nta kuntu ikintu kiza njya numva mama yakoze nukuba wenda ninda yanjye atarayikuye ariko nanone ikintu kibi ntekereza nyine njya mutekereza nkumva utekereza kuri mama. Yego yaba yaragarutse akamenya ukomeze ashize imyaka 20 agutaye nko kubivuga yagusize ufite imyaka 5. Icyo gihe ikintu tibagirwa utandukana nawe agutereka aho yaguteretse ku mupaka kantu kaza mu mutwe utagibagirwa gashukata ngiye kava muri wowe nakahe ni imodoka byinshi byari biparitse aho ngaho ku mupaka wakomeje wicare aho ngaho mama yagusize arigendera ntiwamukurikira kurira narari kuko utamukurikiye se urumva umuntu agusize aho wenda nuko mba nabikurura neza wenda ashobora kuba yarambwiye ati ngiye kuzana iki kurumva gutegereza ntago wabikeye nk'umuntu araguta wenda ugategereza n'ubundi amarira narize icyo gihe n'ubu njya nicara n'ubundi nkarira ndi njyenyine bimwe bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda yanjye nagatemba ajya mu nda inkuru yanjye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788 8 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri buno buzima, ikaze cyane cyane kuri buri muntu wese uduteze amatwi. Tukufirize umwaka mwiza wa 2026 uzawugeremo kandi uwo mwaka uzaguhire byanze bikunze, unasoze uno mwaka wa 2025 neza. Tukwifurije buri kimwe cyose wifuza mu mutima wawe. Ndi kumwe na Mupenzi Janvier, ni umusore tugiye kuganira wahuye n'amateka akarishye asharira aryana ariko uyu munsi ariho. Janvier uraho neza? Muraho. Umeze neza? Meze neza. Twizere ko byose bizaguhira muri 2026 kandi uzahagera ukambuka n'indi myaka myinshi cyane. Yego. Rero ufite inkuru yawe. Byagenze bite Mupenzi? Inkuru yanjye nkuko babimbwira nyine ubwo abari bahari nge nyiri mutoya. Yego. Itangirira ku mupaka.
wa Uganda Kagitumba. Yego. Icyo gihe niho bambwira ko natawe n'umubyeyi wanjye. Ubwo nari mutoya, ubwo amaze kubonayo nagumye aho ngaho ku mupaka n'abapolisi. Ubwo ngira igihe baranzana. Ngiye banzana bangejeje i Nyarugenge. Hari ahantu habaga polisi ruguru y'akarere hara ku Gacinjiro. Akarere bazikabaga ku Gacinjiro harayo. Ubwo narahabaye muri gereza mbana n'abamama babaga bafunzwe. Ubwo nahabaye igihe kinini, nkajya ubwo igihe narya ku biryo by'abafungwa babagemuriye. Icyo gihe barabagemuriraga ntabwo babatekeraga. Nyine ubwo nk'umwana habagamo harimo n'abandi bana bafungana n'ababyeyi babo, ariko njye n'abanjye wari urimo nubwo nari ndimo. Ubwo bajyaga banatureka tukajya hanze twebwe tugakina, tukajya kuko mwari mufunze nyine. Yego. Tukajya no kurya imbuto. Naranabikundaga cyane icyo gihe cyagiraga ko baga bafashe ubutaro tukajyayo tukarya. Ubwo igihe cyaje kugera urumva kuri polisi ntabwo bafungiraga abantu igihe kirekire, bakavamo bakagenda bakansiga. Bigera igihe baza kubona nta kuntu bizagenda, bagatuye umwana nuzame w'Akarere ka Nyarugenge aho ngaho kuri polisi, atuye umwana mugomba gufata amatangazo mugafata amafoto tukarangisha, ariko ntabwo tuzabikora ari aha ngaha. Agomba kuba agiye hamwe n'abandi bana mu kigo. Ubwo nibwo banjyana kwa Gisimba. Ubwo kwa Gisimba ngerayo muri 2005. Wari ufite imyaka 2005? Ubwo icyo gihe nari mfite 5. Yego. Nari mfite 5. Ubwo ngezeyo, ubwo ugezeyo nyine ubwo bakushakira uko uzaba, kuko uba ugomba kwiga. Ndumva naramaze nk'imyaka 3 nariga, kuko babanza kugushakira umuterankunga, babanza gushakira umuntu kubanza ugomba kwishyurira. Ubwo bagufataga amafoto n'iki. Ngera igihe njya kwiga. Ubwo urumva mu kigo nahagiriye ibihe byiza. Kwa Gisimba. Twagiraga amafamiye, amadoro n'iki. Ubwo njye nabaga mu yitwa New Life. Ubwo ndahaba ndiga, nakundaga kwiga cyane. Ubwo njya kwiga banjyana no mu ishuri ryiza niga mu Gatare. Ubwo ku ishuri ryitwa Karoli Rwanga. Ubwo ndakomeza ndiga. Twari dufite n'umubyeyi mwiza akageza kudusura, yazaga mu kigo adusura, Gisimba nyine. Ubwo igihe cyarageze, ngeze mu wa 4 muri 2014. Ubwo leta ishyiraho gahunda ko ibigo bagomba kubifunga. Ubwo bagomba kujyana abantu mu miryango. Ariko nsubiye inyuma gato, nubwo nahagiraga ibihe byiza, navuga ko nk'ababyeyi nka Gisimba iyo yazaga, kenshi yazaga afite bombo mu mufuka. Umwana abonye amuhereza icyo gihe ukumva bakakitayeho. Ariko habaga n'igihe hari abana babaga bafite imiryango bakaza kubasura. Icyo gihe wabona nta mwana we, nta muntu uza kugusura, agahinda ntago kaburaga. Ukibaza ngo ariko bite ndende. Ntabwo yibukaga mama wawe? Wapi? Kuko urumva icyo gihe naye nkiri muto, ku myaka 5, amazina ye narayibukaga kuko narababwiraga. Isura nayo narayibukaga, ariko ubu ngubu nyine mu myaka ishize ugenda ubyibagirwa. Yego. Wibuka se ko yagutaye gute? Kuko urumva njye yansize aho ngaho, haba hari ibimodoka. Ubona bishaka se cyangwa kwibagiwe? Urumva wenda wasanga ari ubuzima bwatumye bikora. Kuko niba yaransize aho nagaruke, ntago wakwibagira umwana. We yarakubwiye ngo sigara ngaha se cyangwa kunereka? Yaraguteretse. Kuko umwana guteretse aho ngaho ugira ngo agiye kugura ikintu hariya.
ubwo nyine uko naje gukura nkabisengura nawe wenda basanga ubuzima bwari bwaramugoye n'iki ubwo urumva ubwo niba yaranaye nawe ku mupaka ntiyambutse no mu buryo bwemewe n'amategeko ubwo wenda yaciye izindi nzira ubwo mu kigo nyine agahinda karanyicaga iyo basuraga abandi njyewe nkabona nta muntu nsuye ntabwo ari ibintu nafataga neza nyine ndumva byarankomeretsaga ariko nkavuga ati kankomeze ubuzima no ariko bari kujyana abana mu kigo mu miryango kuko leta yabajyanaga mu miryango yari gahunda yamaze nk'imyaka 3 bakorera aho ngaho mu kigo ubwo njyewe naribazaga kuko iyo nabazaga Gisimba tuko twaraganiraga karakunda kubaza nyine wenda asanga uri nk'ahantu akubaza ati urashaka kuzaba iki uri kwiga ngo uzabe iki ibintu nk'ibyo mukaganira ubwo njye najyaga kumuganiriza nkaho ati ko najyaga nza kubaza njyewe bazanjyana hehe amataka kuko yambwiraga ko amatangazo bayatanze nta muntu wo muri famiye n'umwe wabonetse nta muntu wo muri famiye n'umwe wabonetse cyane cyane ko n'amazina yanjye mfite nayahawe n'ubundi n'abo kuri polisi ntabwo ari amazina yawe bwite ntabwo wibukaga amazina yawe se kuko urumva icyo gihe umuntu ufite imyaka 5 ntabwo bambazaga ngo nanga amakuru yose amazina n'ubundi mfite Mupenzi Janvier nayo bamana we ntabwo wibukaga yawe umwana w'imyaka 5 yibuka kameme amazina ye kuko urumva umwana w'imyaka 5 uvuga ngo uribuka amazina yawe abiri yombi ni ibintu bigoye ubwo ndangije bagiye bari kujyana abantu mu bigo ubwo nagiye kubaza Venom ati ngiye se bazanjyana hera ati ni gahunda yateguwe na leta bya buri kibazo cyose ufite bazakigusubiza ati ngiyewe nyine ntakifuje ko mwakagumya ariko leta igomba mugomba gukurikiza gahunda ya leta kandi bazabitaho muzakomeza mwige abo nza no kubasura ubwo gahunda yamaze imyaka 3 bari kujyana abana mu miryango ariko njyewe ko nari najyanywe na meya w'akarere ka Nyarugenge nta kintu bigeze baza kumbaza kuri dosiye yanjye nta dosiye yanjye nta kintu bigeze kubaza kwibaza nagumyaho niga ko icyo gihe nari mfite nk'imyaka 14 ndi kwiga mu wa 4 ndakomeza mbyuka ngajya kwiga n'ubundi twari dufite abakwiga bakomeje barateka kuko ntago babajyaniye abana icyaremwe ngumaho noneho ubwo abana bamaze gushyiramo harimo n'abana bazaga gucumbikisha wenda kubw'ubufasha buke babaga bafite hari umwe twabanaga muri dorotwari w'umuhungu mama we yabaga hepfo y'ikigo ubwo tugumaho kuko n'ibitanda baraje barabijyana n'ibitanda babikuyemo barabijyana kuko hari abantu base baza kuhakodesha b'ikigo ubwo hari ahantu twari dufite hari amabateri ya pano kari akumba gatoya nyine kuko ndakeka ntabwo bagomba kugakodesha niho twahise tujya shyiramo utuntu twanjye n'uwo mutipe nyine we yari kwisuganya nyine ngo ajye kwa mama we n'ubundi ko ngo bari baraje kumucumbikisha ahari nguma nkajya njya kwiga nkaza tukaba turi kumwe noneho ikigo bagikuyemo hahise hazamo ikigo cy'amashuri abakwikwi ubwo n'abantu bakora mu gikoni bakoraga mu kigo barakomeje n'ubundi bahita bakorera kuri icyo kigo ko abana baryagamo saa sita nubona n'ubu kiracyari icyo kigo kihakodesha ubwo twari tuziranye bagenda bakamereza ibiryo nkirira nasubira ku ishuri akenshi uko twiga 2 ntago ngiye nasubira ku ishuri ubwa 2 iyo wenda navugaga iyo nabaga nabonye icyo kurya
nasubiraga ariko iyo naza ngasanga ibiryo byashize ko bagomba naryaga abo banyeshuri bamaze kurya iyo naza ngasanga ibiryo byashize ntago nigeraga wari ukiba mu kigo se muri ako kazi kabagamo amabatiri ya pano nyine y'amapano nta muntu kwitaho nawe kuki batigeze bavuga bati kariya kana karasigaye reka turebe uko kabaho uko ubwo ibyo ndaza kugeraho uko narageze nagiye kubibaza ubwo nakundaga kwiga cyane nakundaga kwiga habaga igihe naje urumva nko mu ma weekend abanyeshuri ntago biga bo muri primaire ubwo icyo gihe inzara yarankubitaga inzara yarankubitaga rimwe nasanga ibiryo byashize nkaza nava ku ishuri nkagenda ndi gushaka uburyo ndi burebe umuntu nasaba ibiceri kuko wundi ugiye n'umwana asaba igiceri uduceri nk'utwo ndibuka hari n'igihe nafataga nabonaga wenda ufite nka 200 abataye 200 ninjyana hariya nkavuga ati ndajya kuguramo ikintu cyo kurya ntago bivamo nkavuga ati kangende ngura isukari nk'isukari kanusu kavagamo wakubita mu mazi wanyu ukumvura hasi nkiga nakundaga kwiga iyo natahaga nkabura icyo kurya wenda nkabona nk'ako gasukari nkakanywa nuba ncubijemo imbaraga nkigira mu rugo ariko kubera ko ku ishuri ryabaga ari itegeko yo gusubirayo bakaba bati abantu bose batagarutse nitubaha kwizi bagatsindwa turabakubita ubwo icyo gihe ngiye iyo natahaga n'ubundi navuga sinakunda kuzerera ndajya mu muhanda n'iki wapi nagumaga aho ngaho nkiga ahubwo nkiga ubwo ubuzima burakomeza burangora gutyo ndibuka rimwe nagiye ku ishuri tugeze mu wa 5 ubwo ahantu baduhaga ibikoresho twabaga turi benshi bavuye mu kigo hari ahantu twahuriraga tugafata ibikoresho ntago baguhaga ibikoresho ati byuzuye niba ari amakayi bagutumye amakayi 15 usanga baguhaye nk'icuma ariko byibanze bituma ujya kwiga rimwe umwana twiganaga mwarimu aravuga ngo mugomba ejo kuzana amakayi y'imikoro ntago mugomba kujya mubivana njyewe nkubita nk'iminsi 3 narayizana ati ndayikura he nawe ubwo rimwe mwarimu akabatsibara ko ubwo bagiye ntago mwabwiye njyewe nkubita ubwa mbere bwa kabiri agiye batijya imbere nate wapi ati ababyeyi kuki tababwiye nawe ati njye ndi papa nka ni mama ako kantu kuvuga ati ndi papa nka ni mama ubwo abanyeshuri bahise baseka ko bita byumvikana kari imvugo y'umuhanda ariko ako kantu navuze karansevinze kubera ko hari umwana nasobanuriraga ko naratsindaga mu ishuri abyumvisha ibyo bintu bati muri papa reka ni mama aragenda bibwira iwabo ati umwana ko yavuze ngo ari papa kandi ni mama ubwo iwabo baramusobanuriye baronga ati uwo mwana muzazane turebe ubwo aravuga ati waje ukaza kunsobanurira mu rugo kuko urumva atahaga mu kigo we ataha muri Karabaye ubwo njyayo nkamusobanurira iwabo turaganira ati utaha he ati njye nta mu kigo ati ibigo sizabifunze ati njye nasigaye aravuga ati urya he urya gute mbasobanurira ubuzima kuntu buba bumeze baroga ati rero guhera ubu ngubu ujya uza mukorana etide ugenda uriye ni amahirwe narengeze no ku ishuri baravuga ati ntibajya bamugemura tuzadushyiraho ibyawe urye ndavuga ati amahirwe rwose Imana ishimwe ubwo nize guhera mu wa 5 kugeza mu wa 6 njyayo n'umugoroba nkarya twagiye ku ishuri nabwo nkarya ngo turasoza nanatsinda neza tsinda neza banyuriza Saint Louis Rwamagana ikigo cyiza cyane ariko muri icyo gihe urumva
kubaho wenyine n'iki depression zarankubitaga birumvikana depression zarankubitaga wamaze imyaka ingaho uba wenyine ubwo urumva guhera mu wa kane mo hagati ikigo mu wa bagifunze kane primaire kugeza mu wa gatandatu nabaga aho ngaho wenyine habaga amaterase no kwiyaranje kwiyaranje utuntu turi aho nyine gaterateranya ukaryama ngo imyaka igashira ukaniga nta muntu ukurira nta muntu ugira ukavutirika neke kurihe baraturiraga ahantu twafataga Minerval ka Kigali hari umuryango waturiraga twese twanagiyeyo tugafata ibikoresho nyine none uko hari n'abahungu bari baravuye mu kigo hari umwe wagiye nyine nawe ubuzima buranga aragaruka aho ngaho mu kigo kuko n'ubundi ikigo cyakomeje kuba kiri mu maboko ya Gisimba ari cye kuba umuntu yarazaga akaba ari aho nta kibazo ubwo nawe yaraje aho ngaho turahabana w'umuhungu nawe ubwo turahabana ariko nsubiye gato muri primaire hari umutica hari umwarimu watwigishaga social wambereye umubyeyi kuko twaranahuye n'ubu ngubu twigiye guhura ndabimwibutsa ndamushimira wagize gutya akajya angurira amakayi nyine bakaba bati ufite amakayi ngaha akayangurira ambera umuntu mwiza ubwo noneho ndangije ngiye Saint Aloys Rwamagana urumva icyo gihe ibintu byo gusabana ni ibintu bitandangwagaho kuko ibintu byo narebaga ishuri ati mwumva mpora nigunze noneho nageze Saint Aloys kuko urumva baduhaga n'ibikoresho bituzwi depression irankubita kwisanga mu bandi biranga nkajya mpora nigunze ndi njyenyine rimwe nkajya najyana no gushwana n'abayobozi nyine ndibuka rimwe nk'umwarimu yaje muri class ati mwasakuje mwese ndabakubita kuko ni ikigo cy'abafureri bari strict ubwo ngiye muri class ati kuko urumva dutangira nko mu wa mbere urumva kugira ngo wenda nk'ukwezi kujye gushira nta muntu muri class bakubaza izina rye nuko nyine ubudasabana n'iki depression zarankubise ndangije atubwiye ati bahera ku murongo bakubita njye yangezeho ndati ntago uri bumubite ati ntago njya mvuga muri class n'ubundi nabo n'abana bari bizi kuko nahoraga nigunze mfite umujinya bya umwe mu ngo bagutekereza ikise kuko urumva natekereza ati ubundi se ko urumva ngeze muri segonderi natangiye guhumuka ati ubundi se wimba nde kubikorera iki kwigira iki bizagenda bite nkumva nta cyerekezo cy'ubuzima nyine ubwo abyanze ati nakubita abandi we nagukubise ubwo ati ndabazi njye ntabwo uri bumubita wanyereza nko muri animasi ubwo ngezeyo ati we uragenda nawe gukubite imbere y'abanyeshuri bitagaragara ko bamusuzuguye ati wapi ndabati njyewe n'ubundi ndashaka kwitahira ntawe nshaka kwiba ubwo birangiye abafureri turashaka gutaha tugutuma ababyeyi ati nahe mu bana ndangije bati ejo uzaza ukora igihano uzaza ukora ibihano ntaribi ariko mwumva ntago nari narabibwa ati icyerekezo nari naragitaye kuko ati abantu barakugira inama nawe nari mfite n'iki ndangije icyo gihe tugiye muri doro nahise nega ndataha ishuri ndaryihorera na bati ntabwo nzabisubiramo ubundi ibintu nk'ibi ngibi kuko n'ubundi muri vacances naratahaga inzara ikankubita neza ubwo abahungu twabanaga n'ubundi bo
twe twarabanye hari abagiye bakodeshereza hafi y'ikigo tugahura bakanganiza n'iki ngeraho ndavuga ati ariko ngomba n'ubundi gusubirayo kwiga ndangira inama nandikira leta nyine nyandikira n'ubundi babandi banyishyuriraga wa muryango watwishyuriraga wari umuryango w'Abanyabelgique watwishyuriraga twese ndongera ndabandikira mbabwira ukuntu byagenze ko nagiraga ibintu bya depression n'iki baravuga ati uzashake indi interina ujyeyo ubwo nagiye kwiga mu Amansera i Huye kwitaho ubwo ndangije naho narahize nyine ndakomeza ndakukuza ariko ikizamini cya O-level icyo gihe ndumva wabaga wujuje bwa nyuma yabaga afite 8 ubwo njye nari nagize 10 ubwo iki gihe nashakaga kwiga MPG PCB none nshaka kwiga PCB ibintu twabaga twasabye icyo gihe twe byaduhindukiye ibyo wasabye niba biguye numva wapi none sinzi ukuntu umwana twari twanganyije muri PCB ubwo nawe ntabwo bari bayimuhaye kandi nawe ari we yasabye ashaka kwiga PCB ntibayimuha nawe ariko kubera iwabo tunavugana arambwira ati ngiye banshakiye ikigo ngiye kwiga ubwo yajyaye hese ajya kwiga muri ni ikigo cyiza kiri ntacyo yego ubwo numvise ako kantu nkumva nkahita negera ati nanjye iyo mba mfite umuntu yari kuba mvugiye na gutya wenda iki kigo nkakibona ibintu nk'ibyo bikagenda binsubiza inyuma kuko hari n'igihe cyageze depression nkumva indushije imbaraga kutagenda kenshi ubwo ngagerageza no kwiyahura yes uri umwana gutyo kuko ndangiza mu wa gatatu nagiraga agahinda gakabije nkageraho nkashaka kwiyahura igihe wabigerageje se ni ryari mpe urumva ndangije nko mu wa gatatu yego narabigerageje njya kugura n'imiti y'imbeho ariko umwana w'inshuti yanjye utuye i Kabuga ni n'umukobwa yakomeje kumba hafi icyo gihe akajya nampamagara akambwira ati mu gihe uzajya uba ufite ikibazo wowe wajya umbwira ntajya nkubonera n'icyo gihumbi ukagenda ukanywa amata icyo gihe nabiguze ndi kuba ati ndabikora yarampamagaye turaganira ati ubuzima bumeze gute ko yari azi story yanjye ntabwo nakundaga kuzibwira abantu bose ariko uwo twabaga turi inshuti yanjye yabaga abizi akambwira ati rero ati ndabizi uri umuntu w'umugabo ibi ngibi uzabicamo bizarangira icyo gihe ntabwo nabikoze naragenda na musuri wabo yari ati ndagutegereze unsure ndagenda nanekera ndarya nongera ndataha noneho ngiye mu wa 4 uribuka wa muryango uba hajyaga navuze ngo ndi papa nka ni mama bakambwira ngo ujye uzurye wongere ugende nagize imana ngiye kwiga i Muhanga mu Academy hari ikigo cy'abadive cyitwa Academy ngira imana baba barahari baravuga ati wowe ujye uza hano muri vacances ujye gufata ibyo bikoresho ufata ababiguha nurangiza uze uba wibereye hano bambera abana beza nkajya njya kwiga nkaza nkabaho ngaho ariko ndangije mu wa gatatu njya mu karere mbona nari maze kumenya ubwenge ndi kuba ati ese ubundi nindangiza kwiga nzaba ndi hehe njya mu karere kubabaza ba bantu badutwaye mu kigo yari NCC
NCC noneho NCC njya kubabaza ndavuga ati ariko se ngiye kukimutanjyanye mu muryango. NCC ubwo ni komisiyo ijejwe abana mugane. Yego niko bayita ishinzwe uburenganzira bw'abana. Uretse uko byahindutse byarahindutse. Yego ndagenda ndababaza abamama nibo bakoragamo bampereza ibifayiro by'abana bari bati ndabasobanurira bati ngiye ko nta hantu mwanjyanye. Bati wewe wari uri mu kigo bajyana abandi we ntibakujyana. Bati yego mbasobanurira ibintu ukuntu byagenze. Baranshinja bati we wabigizemo amakosa. Bati kuki utaje se ngo tubwire. Naye nkabaga ati kukugura nari ndi mukuru. Nabaga ati leta yari yarabahaye inshingano. Impamvu leta itavuze ati ibigo nibifunga abana bagende bakabanza kubashyiraho babashizeho kugira ngo muze mukurikirane ibibazo byacu nyine mugeraho mutujyana. Ninjye waza wari kugomba kuza kubareba cyane mwe mwari mwaje kundeba. Ubwo mbere bakambwira ati zana igipapuro cyerekana ko habaye. Ndagifite bari baranereyemo kashe Gisimba ataritaba Imana. Ndagifite gisinye narakibitse. Ngo ndakibereka bamereza ibifayiro byinshi bati ngahirebemo muri ara amafayiro urebe. Ubwo buri mwana waga waramukore fayiro ndareba nsanga nayo. Usanga ntabwo urimo. Yego nsanze narimo. Ndavuga ngo baranga ati genda rero ugende ubanze ubaze umuyobozi wari uyoboye ikigo mbere y'uko ugenda uzaze uduha amakuru yose utubwiza ukuri kuko bo bari kunshinja ko icyo gihe ntabaga mu kigo kuko batambonye kuri list. Ndamuhamagara nabaza ngo ko mwari muzi ko nta muntu n'umwe mfite mu muryango, nta n'umuntu mwigeze mubona mubashakisha, kuki ngiye mutanshize kuri list ngo mbe naragize umuryango nanjye mujyanwamo. Ubwo bandi bita ba Marayika Murinzi. Ubwo arambwira ngo we kuko wazanywe n'akarere uribuka nimero y'akarere ka Nyarugenge wanjyanye mvuye aho ngo nkuye kuri polisi. Arambwira ati ubwo ari akarere kakuzanye ati n'ubundi hari abana benshi bagiye bazanwa n'inzego z'ibanze baje kuha bacumbikishiriza. Ati wowe wasanga ariyo case wagize. Ubwo ndabwira ati none se niba iyo case nagize kabwe nkagiye muri babaga bacumbikiwe bagiye n'ubundi basubira mu muryango wabo numva babaga bayifite. Njyewe murumva bizagenda bite? Ubwo arambwira ngo araza kubavugisha. Ati nubwo uri kubavugisha ariko ubu ngubu mu kigo urabizi sinasubirayo ko bari baragifunze. Nta wundi mwana wemerewe kujyayo. Ati ubu ngubu iyo mbuze umuntu ucumbikira ndara kurarete nzenguruka. Arabati n'ubundi nanjye ikibazo ntabwo nagikora njyenyine, uzakomeza ugenda ubarebe nibampamagara bakambaza nzabasobanurira ibintu ukuntu bimeze neza. Ubwo nanjye aho mu karere urumva ntabwo nagombaga kubaha agahenge, ntacyo kurya naho kuryama mfite. Nasubiragayo. Nsubiyeyo noneho kubera ko nagiye nsaba cyane serivisi z'abantu nyine gutyo mu buyobozi. Hari ukuntu iyo badashaka kuguha serivisi, badashaka gukemura ikibazo cyawe, bahora bakubwira tuzagaruke kugira ucike intege n'ubundi. Ariko nta hantu uciye intege nagomba kugaruka nta yandi mahitamo nabaga mfite. Ubwo bageze aho abakoraga mu karere barambwira ngo ugomba kujya kuri minisiteri ya NCDA. Noneho minisiteri njyayo. Ubwo ngezeyo nanahuye n'umumama mwiza rwose wakira abantu neza, aranyakira. Ndamubwira ati naje kureba uyu muntu. Uwo muntu nagiye kureba yari niwe wari ukuriye gahunda yo kwa Gisimba nyine yo gutwara abana kwa Gisimba. Kubasubiza mu muryango. Ngezeyo nawe ati ndashaka Monique. Ubwo niwe wagombaga kuba azi ikibazo cyanjye. Ngezeyo nsanga ngo yagiye mu nama.
bampereza nimero zawe ati wowe ugomba kumuvugisha akaguha randevu nyine yo kuzamureba. Mwandikiye uwo mumama ubwo wari ushinzwe ikigo nyine kujyana abana mu miryango. Mwandikiye namuhara ati witwa nde, Mupenzi Janvier, amazina yawe, ati ni iki cyemeza se ko wabaye mu kigo? Ni cya gipapuro. Ndagenda ndagifotoza kuri cafe ndakimwoherereza. Arakibona ko nabaye kuva 2005 kugeza ikigo gifunze kandi akabona na ahantu banjyaye. Ati ndaza kurebera mu madokima. Kurebera mu madokima n'ubundi bitwara cya cyumweru nacyo. Nahiko ngategereza. Narese umupe twihuze kuko ndumva urugendo rwawe ari rurerure. Mu by'ukuri ubwo byaje kurangira usoje secondaire ubonye aho kuba. Secondaire narayisoje. Yego. Nanatsinda neza. Imana ishimwe. Yego. Wayisoje ryari? Umwaka ushize. Yego. Umwaka muri 2024 ubwo nasoje mu kwa karindwi. Ubwo noneho nakomeje kubabaza gutyo agera arambwira ati we nta kintu twagufasha. Byararangiye porogaramu yarafunze. Nawe tereka icyo gifunga nakomezaga mbiruka n'ubundi nta kintu mwamfashaga. Musobanura ibintu ukuntu bimeze. Nawe ati rero nta kundi ibintu byagenda. Nawe ati kanshaka uburyo wenda nifashisha imbuga nkoranyambaga wenda nzabona umuntu wamvugira. Ukumva yakuvugira iki? Icyo wifuza kanye n'iki? Kubera ko urumva nagombaga kugira basic need aho kuba. Aho kuba. Uyu munsi urafite? Ndacumbika. Nkuko nakubwiye nari mvuye i Muhanga. Nari ndi Muhanga hari umuntu wari wambwiye ati uzucumbikira. Kubera ko naje kugera uko abana bose twabanye mu kigo ntago basohotse ngo babeho nabi. Hari abo biba byarakunze. Hari babiri babonye amanota yanjye baravuga ati wowe turagufasha turaguhitishamo, turakwishyurira ishuri ukomeze wige cyangwa se. Abo bana babiri oya twabanye mu kigo ati turakwishyurira kaminuza ukomeze wige ko ni abasore nabo baba bagishakisha, turakwishyurira kaminuza dufatanye ukomeze wige n'ubundi struggle wabaye urabimenyereye wakwiga, cyangwa se tugushakire ahantu tugukodeshereze wowe wigirire wishabikire ushaka akazi. Ubwo ndareba nawe ati n'ubundi nize bingoye ntago bari bwo nabihagarika kankomeze ndiga ubu ngubu mu wa mbere muri kaminuza agana he muri AUKA. Yego. Ubwo narakomeje nyene. Ubwo urumva iyo nagize igihembwe gishize mpita nshaka nk'ahantu wenda nkahamagara nk'abantu ko mfite nk'inshuti zanjye twagiye twigana kabaza ikibazo cyane ati wareka nkaza nkaba maze iki cyumweru wanyu gutyo. Muri AUKA mwiga mubamo? Oya ntabwo twiga tubamo. None se ucumbika hehe? Ubu urumva urabona kuri Inirake. Yego. Inirake hari habura ahantu ncumbika. Hari ahantu mfite akazu nyine ubwo wishyurirwa n'aba basore babiri bariteranya bakaguha amafaranga ukishyura ishuri. Ubwo n'ubundi niho urumva iyo nari kwiga ndavuga ati ntago naguma ngaha kambe nshatse ahantu njya kuko urumva kurya bari haso ubuzima bukagenda bukomeza gutyo. Ubwo nanditse no kuri Twitter. Ku ma Twitter naranditse kuko ikibazo runaka kumba gushaka abantu bakimvugira. Nandika kuri Twitter mvuga ikibazo cyane kuntu cyageze na taginga akarere ka Nyarugenge. Yego. N'umuryango wangufashije leta kujyana abana mu kigo witwa Hope and Home for mu miryango. Yego. Abo bantu barananyandikiye. Abanye message yanjye baranyandikira. Barabati
witwa nitwa Mupenzi Janvier ufite nimero twakubonaho ndayibahereza kuva icyo gihe bahita babikupa bimara nk'amezi 8 bavuga ati se kumwa n'abandikiye mukambwira gutya n'icyemezo cya kindi cyemeza ko nawe kwa Gisima nta kibaha banene bagisubiza nshaka amakuru y'abantu bakorera ariko mageze umuntu twahuye ambwira nabi aravuga ati ngo nguri mukuru ndavuga ati numubwiye ikibazo nawe ati n'ubundi kuba ndi kuza gushaka ubufasha ngana gutya ni ukubera ko nabuze uburenganzira bwo kugira umuryango kuri ya myaka 14 kandi leta yari yarabungeneye nawe ati ngiye ikintu ndi kubasaba ubu ngubu nta kindi nawe ati ubu ngubu nanakora n'ikiyede ndabikora ibiyede nkarya ikintu ndi kubasaba mwankodesheje nakumva kamwe nyiga kubona hari abantu bamfashije kwishyura nyiga ariko arambwiye ikintu yambwiye yarahise ambwira ati aravuga ati hano dufasha abana kandi ntabwo ukiri umwana nateye nawe nyiri umwana ati ahubwo igihe ugezemo ni icyo kuza nawe ukadufasha ukajya utanga contribution tukagera ku bana benshi numva nta kindi kintu narenza ndigendera ubwo story yanjye nyine igenda gutya uyu munsi se nta muryango birumvikana ntaho kuba sibye abo basore biterateranije bakavuga bati reka tumufashe tumwishyurire kubona amafaranga bo biraborohera bakora iki urumva umwe ni umutetsi umwe ni umutetsi yize ibintu byo guteka nyine arateka kuko urumva no kwishyura ni uko kaminuza igira uburyo bwo kwishyura muri installment mu bice bitandukanye yego kubera ko nyine bararebye baba bati turamuzi kuna performinga reka tumufashe yego ubundi ariko ngubu kubera ko nabo bantu ngiye n'ikintu nagenda kubafasha no kubasaba naravuga ati nibura se mwamaye mwaje mukansura humba kuko urebye nk'ahantu mba nsasa hari umuntu wamaye agakuvureri iyi ni ko nsasa hasi nta matera nta matura cyokora ngenda nkusanya ubu mfite udusafuriya mfite akagari n'uwamaye akagaze ubu mbavuga ati nzakusanya ngeri muri cya gihugu ati nanjye noneho naryama aho ngaho nkanagira uyu munsi umeze gute mu mutima ubu ngubu n'ubundi gitekereje urugendo rwawe kuva ku mupaka ufite imyaka 5 no kugeza uyu munsi ndumva ufite imyaka 25 utaraba mu muryango na rimwe utaraba muri famiye na rimwe utazi aho ukomoka muri izo starago zose mu mutima wumva hameze gute ubundi iyo ndi kwiga birora kuko mba mfuka senze ku bintu by'amasomo n'iki mvuga tubenda rimwe nzagera ku nzozi zanjye n'iki ariko inzozi zawe zihe njye mba numva mfite inzozi zo kuzagira kampani mu bintu by'ikoranabuhanga kuko n'ubundi ndibyo ndi kwiga bya IT nizo nzozi mba numva mfite ariko birankomerera cyane kubera ko nk'iyo ndi njyenyine mu nzu aho ngaho urumva uryamye hasi iki nyine n'ibyo bintu byose naciyemo byara affectinze mentally kuko n'ubundi njya kureba umutherapist hari ikigo gifasha wagiye kureba umutherapist ariko byagenze bite kubera ko mu minsi yashize urumva cya kibazo cyo ati kwivutsa ubuzima byaraje ndi ninjoro mu nzu njyenyine kuko gusinzira birangora kenshi igihe bigeze nka saa 9 nkabona nabitotse ndagira nkahita mbyuka nkaba ndi kuzenguruka nkaza gusubira wenda ngiye ku ishuri
icyo gihe cyaraje ndahamagara ariko mpamagara ziriya nimero washyiraho ngo ziba ari free nyine nta mayinite bisa ariko akenshi iyo uzahamagaye ntabwo bagufata nahamagaye nagiye kuko nagiye nandika amanimero ari emergency ndazihamagara zose zanga gucamo ariko mbona iya polisi urumva nubwo ibitekerezo byo ati wakwivutsa ubuzima hari n'akaza kakavuga ati ushobora kurwana wenda ukagizagera ku kintu hakaza n'uwo mutima nawe ati hamagara banzo hamagare wumve icyo gihe hamagaye polisi urabwira uti ngiye kwiyahura icyo gihe naramagaye ndavuga ati siko ndi kumva mfite ibitekerezo bibi nta kuntu nabona umutherapist ntabwo nawe ko ngiye kwiyahura uhamagaye polisi umumama wanyitabye ati iyi ngiyi ni polisi ati twe dushinzwe ibintu by'impanuka n'iki aravuga ati ko wahamagara izi nimero ubwo nimero ziyamaye rero nazihamagaye nsanga ni umuntu n'ubundi ni umutherapist wita no ku bantu ku bamama bakuru bacitse ku icumu ubwo nkajyaho nkamutekerereza ibyanjye nyine arambwira ati uzajya uza buri kuwa mbere turahura tukaganira akambwira ibintu nk'ibyo mukagenda icyo gihe wumvaga umeze gute mupe ikintu cyatumye uwo mugoroba iryo joro hari mu masangapi wumvaga umeze gute muri we ikintu cyatumye uvuga uti reba ndumva bindenze reka niyahure cyangwa nake nimero kubera ko akenshi iyo nabonye wenda nk'ikiyede nkaba nagikoze icyo gihe nzananiwe nkaryama ariko akenshi iyo tutize nko mu ma weekend nkajya kuryama bishobora nko kugera nko mu masaa 9 nyine cyangwa mu masaa 8 narasinzira ndi gutekereza nyine overthinking bati ese ubu ndabikorera iki noneho nakwiba n'ukuntu nabonye igisubizo cyo kuvuga ngo uri umwana w'umuhanga mu ishuri iyo utekereza ngo ndabikorera iki ntabwo wumva ko amasomo nuyasoza ubuzima buzaryoha mupenzi akenshi impamvu bitajya bunryohera nk'uko uri kubivuga gutyo kubera ko uruma muri iyo struggle nagiye nshakisha ahantu utuzi twinshi nagiye nkashakisha utuzi ariko ugasanga nk'ahantu uragiye ukoze nka interview ukabona nk'abantu mwabyirukanye mwiganye wenda mwanagiye no kureba ahantu hamwe ariko ugasanga afite nk'umuntu umusunika iki cyangwa se iwabo cyangwa kumva nk'umuntu afite nk'umuntu ati ngwino nibura uri kumfasha ibi ibyo bintu narabyifuje nawe ati iyo mba mfite nk'umuntu niyo nagenda nkamukorera ubona akama ibyo kurya gusa ibintu nk'ibyo nkawe ati wumva uri wenyine kuri nose nkumva ndi njyenyine kuko nibyo bintera ntabwo ujya utekereza mama ni iki cyiza gikomeye ujya utekereza kuri mama ni iki kibi ujya utekereza kuri mama wagusize hahandi ku muhanda ku mupaka ntiyagaruka ikintu cyiza njya numva mama yakoze ni ukuba wenda n'inda yanjye atarayikuyemo kuko wenda niyo nubwo ubuzima waba bugoye kumva uriho gusa kumva uriho ntabwo igihe cyose wahora urira hari igihe useka hari ubwo ugatekereza ko uti nibura ntiyanankuyemo hari igihe uba uriho nyine ukumva akizere karaje ariko nanone ikintu kibi ntekereza nyine njya mutekerezaho nkumva utekereza kuri mama yaba yaragarutse akamenya ukomeza ashize imyaka 20 agutaye nko kubivuga yagusize ufite imyaka 5 icyo gihe ikintu utibagirwa utandukana nawe agutereka aho yaguteretse ku mupaka kandi kaza mu mutwe utagiye bagirwa gashukata njye kava muri wowe
nakahe ni imodoka byinshi byari biparitse aho ngaho ku mupaka. Ntabwo ari umwana se babana bakubagana wakomeje wicara aho ngaho mama yagusize arigendera ntiwamukurikira kurira nararize kuko utamukurikiye se urumva umuntu agusize aho wenda nuko mba nabikurura neza wenda ashobora kuba yarambwiye ati ngiye kuzana iki kurumva gutegereza ntago wabikeye nk'umuntu araguta wenda ugategereza iyo ukuriye ko warize icyo gihe amarira warize icyo gihe uri umwana n'umunsi ariyo gukurikirana muri wowe bingana gute? n'ubundi amarira narize icyo gihe n'ubundi njya nicara n'ubundi nkarira ndi jyenyine bimwe bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda yanjye nagatemba ajya mu nda n'ubundi haba igihe ndi jyenyine nkarira. Yego. Umva mama atazicuza? Njye mba numva anagarutse ubu namubabarira. Yego. Namubabarira kubera ko mba numva n'ubundi urukundo rw'amaye abakirufite kuko akenshi nakuze nerwa ishyari no kubona uburyo abamama bahereza urukundo abana babo kuko nagiye mbibona kenshi ko najyaga ko hari abantu benshi mu miryango najyaga wenda ngiye kumarayo nka vakansi ku nshuti yanjye nkareba uburyo abamama babita umwana ufite umuryango ukuntu biba bimeze nkumva ni ibintu nyotewe nyine nkumva hari ikintu nyine abantu baba bafite baba baragize ababyeyi bakakurana nabo uko yaba ameze kose hari ikintu nyine baba batuje wumva umukumbura ukumburwa urukundo ruka mbere y'imyaka 5 nkumva kurumva nk'umubyeyi aguhobera umwana wanjye iki kuko nk'ibintu byose naba ngiraho ati watsinze n'ubundi iyo natsindaga nko mu ishuri akenshi birote nagenda nkazereka umusaza Gisimba akama felicitation akangurira akantu iyo bombi iyo biswi nkumva nyine nk'umubyeyi. Yego. Reka dusoze mupe ukomere wongere ukomere sibyo? Umuntu uri kutwumva umusore wacu yageze mu muryango mugari wa inkuru yanjye mureke tumubeho ntabwo nemeretse kwakira case ziri so touching ngizi ntabwo nemeretse kwakira umufite ibintu bikora ku mutima nk'iby'uyu musore mupenzi umunyarwandakazi umuntu wumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda mureke twumva inkuru y'umuvandimwe tumubeho aradukeneye sibyo? Mupe vuga nimero ya telefone yawe. Nimero ya telefone yanjye ni 079 49 25 678. Uwifuza kumubera mama uwifuza kumubera papa ariko babandi bukuri ndabizi ko papa atari w'amaraso gusa mama atari w'amaraso gusa ariko ushobora kumva ino nkuri guhata ko hari icyo ugomba gukora. Ndabona ari umwana w'ikinyapfura umwana wakomeje kwiga kaminuza gutyo atagira aho atagira nuko ari umwana usobanutse udafite uburara n'uburyo avuga turi kumubona wifuje kumubera mama wifuje kumubera papa urabugize neza pe I beg you abona urwo rukundo wifuje no gukomereza aho abandi bageze abo basore babanye mu kigo bamurihira nabo mwarateka ude simbizi wabugize neza umuha kuba umuha icyo kurya umuha akeneye buri kimwe cyose umwana yakwiye gukenera.
turavuga ngo ni umuntu mukuru ariko ni umwana utarigeze ubona n'ubwana bwe, ntakwigeza aba umwana. Turasoje, nimero ze ni izo ngizo, nizo za Mupenzi. Turizera ko Imana igukoresha wowe uri kutwumva. Ongera uvuge nimero ya telefone ya Mupenzi. Nimero ya telefone ni 079 49 25 678. Urakoze cyane.